nikinishaga gatatu ku munsi. Ndibuka Joseph Habineza akiri minisitiri w'urubyiruko, nagiye kumusaba service hano kuri stade Rugura. Niho hantu ntangira urugero. Nari mwirutseho nk'icyumweru baza kumpa rendezvous nawe njya kumusaba service. Nukuri kw'Imana hashize nibone 2 niba ari na 2 gutyo, hagati ya 2 na 5 ndi kumusaba service sinzabyibagirwa. Nawe mumubwira ibibazo noneho ndi no kwikinisha Minisitiri. Uko niko kuri. Yego, reka twongere tubasuhuza. Amazina y'iwanjye ni Donatien Birori. Mwabonye ko ubu ngubu ntari jyenyine. Ndi kumwe n'inzobere, ndi kumwe n'umuhanga, ndi kumwe n'umuvuzi ubimenyereye. Wenda nawe nyuma yo kubibwira araza kubaha wenda n'ubuhamya nimba ashobora kuba yarabibayemo, abitugezeho. Atarabibayemo afite ababibayemo, abitugezeho. Tumenye by'ukuri ese birashoboka cyangwa ntibishoboka. Ibyo bakora, ibyo bamenyere gukora bimaze umwanya ungana iki? Ese bifite uwuhe musaruro? Muraza kubyumva. Hanyuma ibindi turaza kubiganira. Ikiganiro ni biracyashoboka, tukaba tugiye kwibagezaho byose. Mwibuke mukande subscribe, musharinge, mukore na comment. Muraza kubona na telefone aho munsi yanyu, muraza muzamuhamagara cyangwa nanjye mumpamagare. Yego, umwanya n'uyu, reka tumuhe ikaze. Murakoze. Karibu kandi muganga, turabaha ikaze. Murakoze cyane. Ndabashuhuje abadukurikiranye cyangwa se abadukurikira igihe saha ku isaha, umunsi ku munsi, mu biganiro bitandukanye, kandi tunanabashimira yuko sinzi ko nabivuga, turashimira buri muntu wese ukurikirana ibiganiro byacu muri makeya. Ndumva ari cyo ngicyo, sinzi niba hari ikindi mwambaza. Yego, tutiriwe dutinda cyane, turashaka tumenye by'ukuri mu gihe tugezemo aho tugereye ubu, ingo nyinshi zirimo gusambuka. Ingo nyinshi ntizicana uwaka. Ntabwo ari ingo gusa n'urubyiruko, abenshi bamamaka imbere n'utuntu tudafata, utuntu tudafashe. Ariko reka tuvuge cyane ingo. Ugasanga umugabo n'umugore bamaze nk'imyaka 5 bubakanye, ariko umugore afite akajanse hanze. Umugabo yivira kazananiwe ashika yiryamira kuko hari afite akabazo muri we. Reka duhere ku mugabo ko nanjye n'umugabo. Ugasanga kubera ka kabazo afite atinya kubigezaho umugore we. Ibyo nabyo ntitwabica inyuma, nibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Muraziko n'Imana yabihezagiye. Ntitwakira uruhande, Imana yarabihezagiye. Rero ko umugabo hari byinshi ashobora kuba yarabayemo, hari byinshi ashobora kuba yarakuriyemo, hari byinshi ashobora kuba yarikinishije. Yego, murazi ko harimo ingaruka mbi cyane ku kwikinisha. Ashobora kuba yarikinishije, kubera kwikinisha bigatuma mu buzima bwe arangirika, ariko we ntabwo abimenya. Ubu rero turaza kubyumva, ariko namusabye nimba afite ubuhamya araza kubitugezaho mu magambo make, abitwumvisha tubwire se yaba yarakize cyangwa yaba kimeze kwa kundi. Nimba atari we cyangwa rundi ashobora kubazi, yabitugezaho. Hanyuma dushobore kwakira. Nimba ufite akabazo munsi kuri comment uraza kwandika, turayimugezaho. Reka tumuhe umwanya rero ukwiriye. Umwanya ni wawe muganga. Murakoze cyane. Ibi bintu mbigarukaho buri munsi, hagiye hatandukanye. Ngenda mbivuga ingaruka nyinshi ziba mu rugo cyangwa se ingaruka ziterwa no kwikinisha. Nk'uko wari ubivuze, muri ibi bihe turimo dufite ibibazo tugenda duhangana nabyo by'ingo. Ntago duhangana n'ingo ariko ntibatumve nabi. Umuntu ashaka kukumva bose, uriya muntu ashinzwe guhangana, kumenya abahangana n'ingo, ariko twe twakira abantu benshi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. So akazi basigaye barakarutishije. Ariko se hari ikintu ngewe nkunda kubaza abantu, ubundi turakora kugira ngo dutunge umuryango, you know? So niba dukora kugira ngo dutunge umuryango,
umugore utamurongora burya ni ukuri ntabwo ari ibanga. Utarongora umugore ubishoboye wakwiberaho nk'ikiremba. Burya igihashi n'ikiremba ndabagereranya. Igihashi kirarongora ntikirangiza, ikiremba nacyo ntikirongora. The same, ni bimwe. Ubwo rero abo bombi ni abarwayi. Ariko ikibabaza ni uko bagira ama confusions cyangwa se bagira ikibazo cyo kuba bagaragaza intuza ikibazo ufite. Niba ndi ikiremba kuba nagaragaza ntuza, nagaragaza uburwayi bwanjye cyangwa se baritinya muri make. Yes. Ibyo bibazo rero byo mu ngo tujye dukora akazi ariko tuzigame no mu rugo. Ubwo rero uyu bacuruzi kenshi nibo nkunda guhura nabo, ntibanyumve nabi, abacuruzi batagiza kugira isoni zo kujya baza kundeba. Iteka ryose umuntu winjiye muri bizinesi ya mbere kwinjiza amafaranga, mpamya ntashidikanya ko bizinesi yawe ya mbere ni iwawe mu rugo. Iby'iwawe mu rugo bitaratungana, ubishoboye wakwicara, nkurikire neza, iby'iwawe mu rugo bitarajya ku murongo, ubishoboye watuza n'akazi ntugakore kuko ntacyo kaba kakumariye. Miliyoni winjiza ku munsi, ibihumbi 100 winjiza ku munsi, miliyoni 10 winjiza ku munsi, iwawe bitameze neza, I'm telling you, nta kintu byaba bimaze. Zero. Banza ukemura ibiri hariya mu rugo, usige madamu ari guseka, usige abana bari gukina, ibyo bintu nibitungana, ubona ugenda ukorera amafaranga. Nushaka ukorera 1000 ku munsi ariko uziko mu rugo bari guseka, strebo, aho ni sawa kabisa. Rero biriya bibazo byo mu rugo nta nubwo ndi bubitindeho, ndaza gutinda ahubwo kuba bigerageza, ku muntu bigerageza kuba yabikora ariko bikanga. Umunezero arawutanga mu rugo, madamu aragerageza kuba yamunezeza mu buryo bwose ariko byaranze. So bishobora kuba byaratewe n'impamvu runaka, ko hari ibinyamakuru bimwe njya nkunda gusobanura ugasanga bafite ntuza, bari kumbaza ibintu byinshi, naje gutabura batuma mena amabanga, ariko nawe ndawamisabye ndaza kubivuga byose. Ariko impamvu nuko nabajije niba nta kibazo kirimo, kuba naravuze ko yewe nikinishije, ndibaza ni urugero rwiza rwa umuntu yabona wenda kumva yuko iki bintu bishoboka. Hari abantu bibwira ko kwikinisha ngo ari ibintu ngo bitakira, umuntu akakumvisha uburyo umuntu wikinishije ngo nibyo bavuga. Njye ndeba na komanteri hasi ugasanga eskolo ndabibona nkatuza, ntago nanasubiza yewe ndabihorera. Ariko kwikinisha abantu babanje kwica uriya muntu ushyirira komanteri hasi ngo ntago bibaho, ngo umudokiteri ngo ni umwesikoro, baravuga nkazya nsoma. Uvuga ko ndi umwesikoro mbashije kumubona akanyibwira ko ari we wabyanditse, akanyibwira ko afite ikibazo nk'icyo ngicyo, nta n'igiceri cy'icumi namuca, n'itike yamuzana nayimuha. Urumva, niye musubizayo nkayimuha aho yaba ataha hose, nubwo yaba ataha muri Amerika, narangiza nkamuvura, narangiza nkamubwira igenda ubwire n'abandi, nka bimwe byo muri Bibiliya ngo genda ubabwire ibyo wabonye. Hanyuma rero ntabwo kwikinisha ari uburwayi, ntabwo ari uburwayi bukomeye ku buryo butakira. Kwikinisha birakira, ahubwo uburwayi bwa mbere njye mbona ni uburwayi bwo kwiyumvisha ko bitakira. Ubwo nibwo burwayi. Njye niyo umuntu aje mu ofisi wanjye akamana ariko se muga ngo birakira, ndamubwira ntibirakira. Iyo ambajije ngo none ndamutse ntakize, yamaze kumpereza amafaranga, uzi icyo musubiza? Ndamusubiza umuntu yagiye kwa muganga, hateganywa ibintu 3 cyangwa 4 cyangwa 2. Hari ukujya kwa muganga ukivuza ugakira, hari ukuba utakira ahubwo ukoroherwa, icyo ni icya kabiri. Hari ukutoroherwa ahubwo noneho ugasa n'utarafashe imiti, hari no gupfa.
ni ibintu bine nkubwira. Wumva ukuri kwanjye guke ajya gushyira ahagaragara ntacyo bintwaye, njye ntacyo bintwaye, nkoresha ukuri riri kuko nabyize kandi nabyize narabiciyemo. Hari igihe namanje kujya ngira ndakara, nareba commentaire nkarakara, nkanahamagara ni ibyo bintu mujye mubisiba, nkatangira no gutukana. Ngute umuntu apfobya imyaka runaka igihe nagiye ku ishuri nta gihamya bifitiye, ngo twariganye, ngo yambonye, ngo ahantu hasoringa zose akazi. Kuba twariganye ntago bisobanuye yuko twakomezanyije. Twariganye hariya hasi ariko hejuru ntago uzaho nakoreye, ntago uzaho nakomereje. So ndangije umugore niwe wambwira ariko ibi bigiye guca intege. Ushobora gusanga ari nabo mufitanye ibibazo utamenya. Mu buzima urabizi ko umuntu abaho. Ndangije numva komantere nkajya nzisoma zikantera uburakari, ariko igihe kigeze ndabyakira. Gusa ikintu kimbabaza nuko ntarakira umwe mu bagira komantere. Uzimubonye unamukorera ibyo atigeze abona, ubipinga niwe nabanza gukosora. So ngewe mvuga ikintu ubundi ntabwo ni impamvu njya nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'imyororokere. Ntabwo ndi butandukire cyane ko ntabwo nzigisha uburwayi bwo mu nda cyangwa bw'inzoka, sinzigisha umugongo cyangwa igifu ko sinabyize. Sinigeze ndwara igifu mu buzima bwanjye, uko ndeba uko sindarwara kuva nitwa nge, ntabwo ndarwara. Ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Kuva nitwange uburwayi narwaye nubwo kwikinisha, nibwo burwayi bubi nageze kuri level yo kumva ko ndutwa n'umurwayi wa sida. Sorry, barwayi ntibaze kunyumva nabi. Ubwo ni urugero ndi gutanga. Bambabarire abatukurikiye. Buretse hari akantu kamwe abantu bajya bitiranya. Navuze ko nikinishije nkabyivuza bigakira cyangwa se nkavurwa nkakira, ariko ntago bazi ngo nikinishije nde. Uyu munsi ndaza kumena ibanga. Ni uburyo butandukanye bwo kwikinisha. Ngo iki? Ubuze umuntu yakwikinisha rimwe mu kwezi, ubwo rimwe mu kwezi, undi akwikinisha 5 mu cyumweru. Abantu ni bamwe. Si ibintu byumvikana. Icyo nshaka kuvuga rero, navuze ko ndagisubira, navuze ko nikinishije, sinigeze mvuga uburyo nikinishijemo. Nageze kuri level yo kwikinisha 3 ku munsi. Wenda wabikubwira n'umugore wanjye, kuko igiye kubivuga nshobora kubivuga abantu hari abantu nabonye ari kwikina, ariko ibyo bintu birabigambo ndabyanga. Ni birabigambo sinzi bazabijyane Jamaica nibo njyana bagira bigambo nkabiriye. Ndikina ni byiza ndi kwivuga, ndi kugaragaza umuryango, mbese uzi umuryango ntuzi. Nageze kuri level yo kumva ko abantu bose nta muntu nkunda. Ndaza kukagarukaho. Nikinishaga 3 ku munsi, ku buryo najyaga gusaba service mu office. Nkusanze ku office zawe twicaye, ndi kugusaba service ndi no kwikinisha. Ukajya mu office y'umuntu nkajya gusa buretse mu byumve uko niko kuri kuzuye kw'Imana. Ntago ari ukuri kwanjye, ni ukuri kw'Imana, kuko haje ukuri kwanjye nashyiramo ibinyoma. Nageze kuri level yo kujya gusaba service. Reka mbikubwire, ndibuka Joseph Habineza akiri minisitiri w'urubyiruko, nagiye kumusaba service hano kuri stade Ruguraha. Niho hantu ntangira urugero. Nari mwirutseho nk'icyumweru, baza kumpa rendezvous nawe njya kumusaba service. Ni ukuri kw'Imana hashize nibona 2 niba ari na 4 2 5 gutyo,
hagati ya 2004 na 2005 ndi kumusaba serivisi sinzabyibagirwa nawe mumubwira ibibazo noneho ndi no kwikinisha Minisitiri uko niko kuri ntiyigeze nabimenya iryo nibanga menye noneho niba yarandebye kandi ibintu namubwira narinje kumubwira byari ibintu bimfitiye akamaro ariko ngezeyo ibyo narimo mubwira byanyuranyije n'ibyo nagombaga kumubwira uzi icyo ansubije yaransubije ngo genda uko yambwa ngo nkore ngo niba ari facture pro forma byari ibintu bijyanye na national nshatse kwinjira muri rwa ruhando rw'abantu ngo baririmba nari mfite impano yo gukora ibintu by'imivugo by'iki ya sida icyunamo ariko nanabifiringa kuko binda nabizi iyo mpano nayo nyibitsemo noneho ngeze kwa Minisitiri nari mu mwaka ubufasha ariko ikintu cyantunguye wumva ubwonko bwanjye ko bwari bwararangaye nkinjira mu office icyo nakoze natangiye kumubwira ibinyuranye n'ibyanzanye ndikinisha yambaza nkamusubiza ibyo atambajije araje aramubwira ati genda ukore ngo facture niba facture pro forma na studio niyo facture simbizi facture pro forma ubwo sinzi byari byo ngo noneho ngo myuzuze ngo na studio nzakoreramo nuko nibyo yambwiye narenze umuryango nabyibagiwe ibyo yambwiye kubera ko tayari ni sobanura ko ukwikinisha bituma n'umuntu ashobora kwibagirwa so kwibagirwa gusa ahubwo utanubwenge bashobora kugutuma isafuriya ukazana ikiyiko noneho icyo gihe niho hantu nahereye mbona ko nangiritse gatatu ku munsi nikinishaga rero nabaga meze nk'umuntu umaze imyaka 5 gatatu ku munsi imyaka 6 12 ubwo ni iminsi 18 niba nikije gatatu ku munsi ubwo nabaga meze nk'umuntu umaze iminsi 18 ntasiba imibonano kuko yikinishije rimwe ungana n'umuntu wikinishije inshuro 6 imini ukoze imibonano inshuro 6 reka nze kukavuga aka kantu kugira ngo n'abantu bakumve neza nari mfite akazi nakoraga mbere yuko njya muri ibi ariko ubuhamya ndi kubaha kugira ngo babwumve neza badukurikiye ubabye n'imyaka wabimaze reka mbivuge nk'ubuhamya ni mwe mwanyiteje si mwe mwampamagaye reka rero mbivuge mugiye gutuma mvuga na kari murori nari mfite akazi nakoraga sinzi si ngombwa wenda kukavuga abo twakoranye bo barakazi iyi saha bazankurikira bazabibona ibyo nakoraga mu kazi byari bitandukanye n'iby'akazi kanyeneyemo kugeza ubwo akazi kananiye burundu ariko nkahisha ibanga ry'igituma nkora ibinyuranye n'ibyo nagakoze nagiraga amanyanga ntaza haturutse banyohereza ku kazi nkagata nkigira mu byanjye abantu bakibwira nubwo yaba ari umusazi ndengakamere ibintu nakoraga I'm telling you uri umusazi wagira akantu kakaza mu bwonko Imana ikakugarurira bwa buzima bwa ya masegonda bavuga umusazi abona byibura nkakora ibintu bizima mu kazi nakoze abantu bankurikiye twakoranye nibo ngiye kubwira ubu ibyo nakoraga ntabwo yari ngiye mu kazi nikinishaga inshuro noneho zarengaga 3 for this one nta muntu nubahaga icya kabiri imeze nk'umusazi ndenga basazi icya gatatu nta control iragiraga icya kane nta sinzi se mbivuge gute bo barabize wenda bo barabizi n'ubu ngubu ni muzabona commentaire niba bibona bamwe twakoranye muzabibona neka wenda mbivuge nageze mu cyiciro cyo kumva ko ndi njyenyine navutse njyenyine niba naranibyaye ibyo sinari mbizi mbona abantu bose baranyanga ariko ntago banyangaga niko ubwonko bwanjye bwamperezaga bitewe n'icyo kintu
kwikinisha ni indwara mbi. Mbwira bari muri Amerika, mbwira bari Australia, nibo bantu mpanganye nabo iyi saha banyandikira ngo babigisha yuko kwikinisha ari byiza. Uwo muzungu bibigisha mumuzane hano mu Rwanda. Babigisha ko kwikinisha ari byiza. Ubu buretse commentaire uzazibona. Bababwira yuko kwikinisha ngo ari ikintu kiza, ngo kinanura umugongo, ngo kiruhura ubwonko. Ibyo ni ibintu bambwira jewe. Ni ibintu banyandikira kuri WhatsApp. Ngo ko batubwira ko ari byiza, wowe uvuga gute ko ari bibi? Mwambabariye mukazakoresha esprit zanyu uwo muzungu bibigisha, mukamugeza ku kibuga cy'indege hano i Kanombe, tuzaza kumwifatira mu modoka nziza. Noneho twebwe tuzamushyira ahantu tumuvura ukwezi kumwe. Tumwereke mu kwezi kumwe wenda, kuko bo babibamo nta kibazo bibateye. Inayo mpamvu nyine batubwira ko kubikora ntacyo bitwaye, kuko bo nyine sinzi uko nabivuga. Basi nibaza ko bahita barongora abagore babo neza nkuko neza. Umuzungu uzi kurongora ubundi hari aho wamubonye. Nta muzungu neze. Abazungu ntabwo bajya bamenya ibyo kurongora. Abazungu barasunika, nta kurongora se barabizi. Niyo mpamvu kwikinisha ni ibintu byabo. Mwebwe rero abanyafurika murajyayo bakabica mu mitwe. So nabwiraga bari hanze rero kugira ngo bahindure imyumvire, kandi kuri serivisi zacu kuzibaha inshingano zacu. Murakoze cyane rero. Kugira ngo mutubone rero watubariza kuri nimero zikurikira. Hari 0788 70 88 65 cyangwa se 0788 48 186. Sindi bahitigo kuko ntayo nzi mu mutwe. Yego, reka rero tubashimire. Twizere ko amasomo yabagejejeho yabanyuze. Waba wifuza byinshi birenze ibyo wumvishije. Waba ukeneye kumenya by'ukuri ko bigishoboka ko nawe watera intambwe, ko nawe wagera kure ukagera aho abandi bageze ukanaharenga. Waba ubikeneye. Telefone ziraho munsi yazibabwiye, ariko aho munsi yawe zirahari. Wibuke gukora comment, nimba ushima, nimba ari ikindi wabaza ubikoreho, nimba unamukeneye umuhamagare cyangwa nanjye umuhamagare. Nimba hari ikindi ubaza ufasha mwene wanyu. Ingo nyinshi zarasambutse ariko nta makuru tubifiteho. Twizere ko tubyakiriye. Rero biracyashoboka. Ni nayo mpamvu kino kiganiro twakise biracyashoboka. Biracyashoboka ko twakongera kunagura imiryango yacu. Ntabwo ndi inzobere muri ibyo bintu, ariko nabahamagara inzobere muri ibyo. Mwumvishe ko yari ameze, yari yarabuze amahoro, yagenda bashaka umugonga, ariko uyu munsi afite amahoro, afite urugo rwiza, afite umugore mwiza, arakundwa kandi agakunda. Hari benshi muri mwebwe wenda dushaka gufata abana b'imicuko, umwana asa n'uwawe, ejo uzafata uwawe. Ariko reka duhinduke, duhindure. Ntabwo twaje kwiga bino bintu ngo dushaka kwigisha ibindi bijyanye. Dushaka ko twubaka, twiyubahe, twiyubake, hanyuma twubaka u Rwanda cyangwa twubaka isi yacu. Ntabwo wakubaka isi ukirimo kwikinisha. Ni impossible. Wenda ntabyo yababwiye ko genda byibutse ndabibagejejeho. Wakubaka gute urugo rwawe ukomeza kwisambura? Ni wisambura wa mugabo we, uzaba urimo gusambura urugo rwawe. Na wa mugore we wumvishije ko nawe wikinisha. Hari abanje numva ngo bagura ibitsina, nta nibyo narinzi. Nabyumvishije mu gitondo ngo bakikinisha, bakisambanya, ariko ugiye gupfa. Ntumere nko muri cya gihe cya Loti. Ariko reka duhindure, tumenye ko impamvu Imana yarekuye umuriro ugatungura abantu bose, abantu bose bagatokombera mu gihe cya Loti na mukiwe, ni kubera ibyo bintu. Reka duhindure rero. Nkaba mbashimiye. Amazina y'iwanjye mwayumvisha, ayanjye ni Donatien Birori. Nimba mutayumvishe reka babwire izina gusa, hanyuma dusoze tubashimira. Amazina yanjye y'ukuri yuzuye ari ku byangombwa nitwa Ntibitura Ronje. Ntibitura nibo, ntabwo ari njye. Ubwo iryo zina rikubimo byinshi. Hanyuma nakagaruka rero, abadukenera nyine ngira ngo yababwiye. Abandi muzambura mujye muhamagara, azajya abatugezaho nta kibazo. Murakoze cyane. Yego. See you. Shalom.